asifiwe. Duhereze Yesu cyubahiro. Za haleluya za saa 8 saa 9 ni tofauti na saa 2 saa 1 kubera ko ziba zifite imvange z'ibitotsi mu ruho n'ibiki ariko izo ushoboye zigira amavuta menshi. Yemenshi Imana kuko mbonye abagaragu b'Imana narabatekereje nkabona n'aba bantu bose bari hano bamwe simbazi. Hari ikintu kimwe nshima jewe kubera kuko nakoresha itani iminsi myinshi aruharahaga noneho uce asa naho hagiye nko kusezerana uko yabonye ko nakabije. Iyo mpamvu ndakangira ingiri mpa mikoro minota 3 nza numva ngiye nko guhwera kumva umutima ugeze hano ngiye nko gusimba. Abantu ni inyota yo gatuti ayo ngo mpa minota 2 wakubita nturuza amaguru aya ngaya anjaye mwambona yabaga mu magufwa y'inka yabaga mu magufwa y'inka ya yombi niyo bari barashizemo bakecuru kugira ngo sinkaza mbyina. Rimwe baritambika hano irende baritambika hano nakaza no guhaguruka gutya ngafata hasi ngafata nahanga nkabona guhaguruka kaza numva nk'amazi karashoka mu mavi hano akaza nigisirimba habe ni umurwayi ameze gute Imana ikamuhagurutsa amaze amakwe nahamagara n'umuntu umwe ngo nibishoboka niba mumuzi bishoboka mu cibitoke arampamagara mu wiwe mu kirambi arambwira ngo ufite amagufwa abirimo tindayakuramo yasenza agasengesho kangana n'isindano karesha abwira Imana ngo Mana shogora amagufwa yamataka arampanya rero nako bakubwiye ngo hagarara hano gatute kagira umugisha w'Imana ariko noko kusimana izozuheza umugisha umupasiteri uzozunyobora kubera ko azozanyobora neza niyanga mubwire ntewe kwa heri ndaje handi hameze neza n'amahoro kwa nyangira hano ugize Imana ndazamutse hano sinkigiri hano yo gukubita abantu mu menyo kuransohora hano ukanyema n'umwanya kandi uhari ariko Imana ishimwe ko yatuzamuye hano Imana ishimwe ko yadushikije hano ku gatuti hano kugira ngo nawe tuzatwinjira n'iyinga noneho ubigorigo ahindutse imbabazi abakugezeho bose barakira amaraso y'ukome yaramberetse avumuruho musozi warupfuye singitinya uwo musoro ahubwo ndawifungura kugira y'amaraso mukura ya mafaranga kuko hano hose turakandagira turagenda tubakandagira hose uko ya bafure turagenda tukandagira ahantu hose hari hose uko takigira amagufwa amuno gisirimba cikize kumfatira muri gare Nyabugogo kiramfata numva kiranzengere cama kimfata numva ngiye guhera ndi muzi ka restaurant kaba muri Nyabugogo hajya namanijiramo sanga harimo bakiriya ko baranywa amata nari mfite beya muri telefone namampetse nari mfite inyota y'amata ngiye ngo guhera amazi namampe abakiriya bamwe bagiye batishuye
mwakaza cha undagasha uwo mukobwa w'umuyisilamu ari kucuruza umwongo w'umwo amazi numva ari ikiyemuye yamagira ngo ce naza guhara sinezite be ningi yo guhwera mwere Imana ntimana ndagushimiye kumbaye muri gare amaze mushinga urutoki kuri muri Nyiramivumbi niko azahitagira dushinga hano yari yambaye akantu k'unani k'umweru shinga hano na hano imisi yose iratuka amaze ndamukoroga nta muntu wari kwinjira muri iyo restaurant ndamukoroga arikemura ariho yigasa araryama mworosa agapande komeza yasi yacaga isirima cyo muri telefone kuva uwo munsi n'ubu uwo mukobwa n'umukristo wanje ni umukristo igice kimwe arambwira ngo ndakubwira ukuri sinkijijwe ku mubiri ariko nkijijwe umutima no kwambura ibintu zose nkabwira imuhira ko nakijijwe bonshinja ariko umutima ni umukristo narenza mviriya ntazangura amata muri restaurant nashika gutyo karibu pastor kandi nashika gutyo ariko uvuye mu gitaramo akampa amabere katatu kamubwira nti nyongeza ntakibazo ariko ndowe ndamurengana muri Foursquare mu gatatu ndamurengana uzobaza Christophe ndamurengana umukobwa wambaye nani hano nuko ndamucurikana barutigana batubatije wa mukobwa ntazoza inyuma ya Pastor Rutigana azoza inyuma ya John azoza inyuma yanje kuki nijuzo mu presenter kandi atari mu gitabo cy'kanisa nzo mu presenter Bwana sifiwe atukuze ndayavuze gutya sinsura kuvuga turamatugira gutya ngo pa twamaturangiza ariko turarangiza dutemaguye ibintu byinshi mbabwire ntihagire umuntu uko mumeze ntihagire wishaganye uzamuka hano ntimumukoreho umuntu wese yamukanura ijisho murebe arahuhagira isoni y'amasubirayo nta muntu woregwa n'amaso yose kandi twavuze no jambo ngasubira sirimbe hano twanahoboye ni kanisa y'abandi ariko ndabizi kuko mwumva bitumara tubishine gisirimba jabone numvise bavuga ngo abantu bazabambura ibirato ngo ni ingorane igihe nakijijwe bariho yewe nta muntu n'umwe wari uriho nagiraga ihama hano nta muntu wakazuvuga ndi kumenyo pa none yaragiye none batangiye kumakuru ariko Pastor Robert sinzi quartier tuzobana mu ijuru nimba Imana izo pasura amakaritiye tukazaba mu quartier cyangwa mu cyumba kimwe ariko umuntu wakijijwe niko ndabwiye mu gitondo ndababwira ngo abantu bakijijwe muno ni bake ku buryo bo kubaza ngo se ubuhamya bwawe buvuga ngo barakijijwe n'ubuwe ukabubura ugakubita ukabura none wakijijwe kuki uzuvuga ko wiza Yesu Kristo wabusanganye papa na mama entre ariko bakijijwe ni twe kumera maraso byari bigoye se cyangwa kufanyia byari bigoye se oya kwiyukisha umuntu gusa ngutambuke oya akarefu bajo ako ba Brown n'ubu nzamuzina data wacu akambwira ngo nista gutya akamarira agahwera karira agahwera ariko twataha akambwira ngo n'ubu sindamenya neza kuba kijijwe
tekeza pase kamwira ndi urara karumpagana sindembera neza turemera twa tujye umutsima kawurambika hasi kira yise bagatuse akamarira hayarya akarira mu mwanya niko bujo wabivuye muko ako twakoze twashitani twaramukoreye tumukunze turamwamamaza tumara kugenda nyine tumara gukizwa nuko niyo mpamvu tuvuga twavuyemo impamvu abantu batabivuga nuko batabivuyemo nyine ariko iyo umuntu wavuye mu kintu uzamukivuga reka ntere haleluya zabere nari nkeya namara mwikirize bitumara maronda ducurangire umwanya mutoya ba pastor baje gusenga kuryama hanyuma turaguma muno twe baje kuryama bagende turaje koga gusa tugaruka ariko nawe uzi kuririmba wewe nakumvise woshobora umusitari nukuri abantu baririmbiza bazana Yesu Kristo nubona nta mavuta ufite ugatera indirimbo ya mbere ugatera indirimbo ya kabiri abantu ntibaguruke uzotanga mikoro kugira Imana iba yagiye kuri mixeri hayigarubanya gusa kamigabanya nta mavuta ufite ariko uzorebe ba Dayiro aza guheza igitaramo akamagishira mu pfuko wawe ugenda burya ukagisangamo ariko wowe korera indirimbo ya mbere iya kabiri iya gatatu ntiyagira umuntu wishaganya ukavuga ngo uri muri porogaramu kuryo wowe watambitse niko bimeze reka ntere haleluya atukuzwa kiongozi atukuzwa Mungu wako atukuzwa hevara plite shandwa la mlema hevira la bina shalwa inamo hebra de fara ewa yalo samuta shamwa de vizala ya faro la tua tanga ufila pasta la drama lambra de vizala andula ya sapra hevira ilo bani ekitele pa ndagushimiye Kristo ko kuri Imana ifite imbaraga kandi dukunda ku isi hose uri Imana idukunda kandi waduhaye umwana Yesu Kristo kugira ngo tubone ubwiza bw'Imana urakoze imugoroba iki gitondo cy'uyu munsi wa none watugiriye neza twese abangana gutya uduhereza umwanya mwiza kumva ijambo wo kumva wowe gusa hasigaye ibindi bigiye gukorwa byose tubishize mu kiganza cyawe mu izina rya Yesu Kristo amen. Bwana asifiwe. Reka mvuge nta kibazo. Bwana asifiwe. Nagatekerezo mba mushumba Imana nkumugisha. Iki gitera cyari sana. Maze cyumwe rundi gutera. Yesu. Kuziya dukuye. Ninjye wari nyuma y'abantu bose. Yewe nari umwisiramu. Okay. Banyitaga Fred. Wari umwisiramu? Muri mirongo wamuvuga uvuge la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah iyo niyo bita shahadu si cyo ngiye kuvuga ngiye kubabwira buri muntu wese ashaka guhishurirwa Yesu apana were ko Yesu ariko Yesu tujye twirirwa tuvuga ngo ndi intumwa mu cyimbo cyane cya Kristo yaratutswe aramushinyagurira bamwambika ubusa ariko wowe umuntu ajya gutunga urutoki ukamujya gupanga ukuntu uzamusubiza waranyuze hishurirwa Yesu uzamugira imico myiza nubwo butumwa bwonyine uzajya urimba ngo nutumbira Yesu uzasa nawe bose apana adasigaye n'umwe bazamenya kubana nawe nibarangiza bari kubugome bitabe Yesu. Asante. Katuzine twegereje Emmanuel Pasteur Imana gweze umugisha muhasha abantu biwacu twabanye Gasorwe mu cumba nibindi zanibuka n'indirimbo Pasteur Emmanuel akazaririmba turi mu cumba amaze tukadivansinga n'abandi ariko hari ibihe Imana yaduhaye namwe yabahaye muzoza utaramuzoza wibuka izo bihe
kugira ngo urebe kuko Imana yaguheza ibindi bihe bishasha. Tuvuga ngo amen. Reka tubyine igisirimba kandi mwegere hano musa n'abavuye hayi inyuma bitumara tu kamvuge mpagaze hano simvuga ko ni gute ngwino noneho nibajije ikibazo ndi hariya ndeba akavuduko k'umukungu bayaha ndakitegereza mbaza Imana mu mutima ndayibaza ngo ese uyu mukungu uvuye mwiki ukutubinye havuye mwiki duhindure tuzatuje n'umukunga ukora ikintu uyu tugiye kujina ugiye gukora ikintu ubu nyine apana mukandi kanya noneho nta makenga ba mu gitaramo uku turi abagabo bo twari gitaramo mu maherekezo agaragara bigakunda ntihagire uwo ukanga mu gitaramo ni ca Yesu hatukuzo tugiye kubujina tuzine iki giterane gatwakirayemo uku twari tugifite kuri mapu cyose hari uwadutumiye twaje kuryubaka hano ku musozi twaje kuryubaka twakiraranye kuri mapu nico gituma dutambukisha tugiye kubujina rero ndabasaba ntimusubire gukomanda mureke amakomantere kubu umushitsi aravuze nyuma y'umushitsi watumiwe ntihagire undi usubira guhagarika ngo asange amatangazo keretse Yesu avuze ngo hagarika atukuza nituma corona yarashize corona yarashize bakuyeho udupfukamunwa ariko mukanya gato turaje Vatikani jewe yongiye kuri podium nza nkubwira ngo nimba ufite amashaka uzamura ukuboko dusubizanye turaje Vatikani mukanya kwa papa niyo umukunga tuvugiriza uku tugiye kujina tujinane n'uyu mugabo nta muntu n'umufite uruhari ku muntu uretse Yesu nimba ukiri umukirisitu utinya mu bize ya WhatsApp muziki tumaze gushura telefone nukura ngo bagume basukuma ibyo batekereza mu mitima no mu mitwe ibyo rero ni siri iruhande rwawe ariko ntishobora kugukura hajya uhagaze Yesu niwe mugabo wenyine uzi uguheza nta kugambira undi muntu uzi gupangirwa na revera muzamukoroga nawe gucya kamabwira abantu ngo kora karagira kure ngo si imitsima namugaburiye ariko Yesu niwe uzi uguha icumbi yaguha icumbi tibura umukunga tuzine